Yes, nitwa mfashe igihe seti. Muri iyi video nkaba ngiye kubereka ukuntu Zoom application ikoreshwa mu kwitabira amanama, ibitaramo, amateraniro amwe akorerwa online cyangwa se akorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Benshi mutunze amatelefone ariko wenda ukaba utari wakamenye neza ukuntu ibyo bintu bikorwa, ariko ni ibintu byoroshye umuntu wese abasha kubona kandi umuntu wese abasha gukoresha ku bumenyi bukeya cyane aba afite kuri telefone ye. Reka ntizimbye mu magambo mbereke ukuntu bikorwa. Muri kubibona yuko izi ni porogaramu ziri muri telefone, ubwo nawe ufite amaporogaramu runaka bitewe nayo wahisemo gukoresha cyangwa se ayo waguze yensitayemo. Hanyuma rero iyi Zoom application iyo utayifitemo bigusaba kubanza kuyidownloadinga. Mu kanya gato ndaza gushyira link muri description y'ino video ku buryo ishaka ahita yibona kuri iyo link. Ikindi ndabasaba kureba ino video mukaza kuyirangiza bitewe nuko ku musozo wayo ndaza kubabwira ukuntu washyiramo Zoom neza, kubera ko abigihe habaye ikibazo mu kuyishyiramo. Reka twitangirire. Zoom rero ubusanzwe kugira ngo uyishyiremo mwese muzi iyi Chrome, ujya kuri Chrome, wamara gufungura Chrome yawe, ngiye murabona ubwo ibi ni ibindi bintu nayo nashyizemo, ariko ubusanzwe Chrome ifunguka imeze gutya. Warangiza gufungura Chrome yawe, nakuyo connection ng'abantu batanisha umutwe. Yes, wamara gufungura Chrome yawe, ukajya muri search, warangiza ukandikamo wenda Zoom. Okay, ngira ngo murabona ko byagezemo Zoom, hanyuma ugategereza igafunguka. Haza imbuga nyinshi ziguha Zoom, gusa urwo ndi bubahitiremo ni uru rwitwa zoom.us download, kubera ko ni rwo rubuga nyirizina official rw'iyi Zoom ruba runayiriho neza. Hanyuma rero indi tip ngiye guhita mbabwira, ibyiza nuko ukanda kuri iri buto download Zoom from Zoom, kubera ko iyo ukanze kuri iyi ya Play Store igusaba umwanya munini kugira ngo ijye muri telefone yawe, hakabigiye bagusabye no gusiba ibintu bimwe na bimwe. Hanyuma rero urahakanda, nyuma yo kuhakanda Zoom yawe yarangije kugeramo, uraza ugasubira ku maporogaramu yawe ukareba ko Zoom yawe yagezemo. Reka turebe ko Zoom yagezemo. Zoom murabona ngiyi yagezemo. Uyinjiramo gute rero? Ufungura Zoom, tegereza gatoya, ubwo wenda bitewe n'umuvuduko wa telefone yawe, ariko ntabwo bitinda cyane, mu gihe gitoya ibirangije gufunguka. Murabona iyanjye ko yarangije gufunguka. Hanyuma rero tugiye kugerageza gusayininga. Murabona hano hari ahanditswe ngo join meeting, ahandi handitswe sign up, ahandi handitswe sign in. Ibi ni ibiki rero? Kuri sign up no kwinjiramo mu gihe usanzwe nta konti n'imwe ufite, naho kuri sign in ni igihe ufite konti. Ubwo abadafite konti muzakanda kuri sign up, abafite konti mukande kuri sign in. Ushaka no kujoininga nk'inama gusa, udashaka kuzajya ukoresha kenshi, ushobora gukanda kuri join meeting. Reka twe dukande hano handitswe sign in, kubera ko nsanzwe mfite konti. Connection ubundi bari kuzinsaba kandi ndi kwanga notification, ariko zishyizeho. Reka nkande noneho sign in. Yes, ushyiramo email yawe, wamara gushyiramo email yawe ugashyiramo password, noneho ugakanda sign in. Yes, ugakanda sign in. Murabona yuko turategereza gato turebe ko irafunguka. Yes, irafungutse.
muri kubona ko hari handitswe ngo mfashe igihe seti, ubwo ni amazina uba wararegisitaye kuri imeri yawe nyine, kuko ufunguzamo konti ukabikoresha imeri cyangwa se ugafungura konti ya Zoom gusa isanzwe. Hanyuma rero tugiye kureba, reka tuvuge ko umuntu yohereje linki dushobora kujoiningiraho meeting binyuze wenda muri WhatsApp, baduhaye linki kuri WhatsApp. Reka njye kuri WhatsApp yanjye turebe. Okay, WhatsApp iri he? Ngiye WhatsApp turayifunguye. Mu bantu banjye uwampaye linki yitwa ko ntamubona. Okay, umuntu wampaye linki yitwa Mi. Reka nze turebe iyo linki yampaye ukuntu nshobora kuyinjiraho. Urakanda kuri Mi, noneho ugifungura iyo linki y'ubururu ukayikandaho baguhereza ama option ngo ufungure ukoresheje Chrome, Vidimate cyangwa se izindi. Turahitamo Zoom. Yes, turahitamo Zoom. Nyuma yo guhitamo Zoom, murabona irafungutse. Hanyuma yes, bakakuzanira kano kantu, taburo yawe izaba ifunguye imeze gutya. Rero hano haba hari call over internet, niho ukanda, cyangwa join via phone audio bitewe nuko telefone yawe ikora. Already ubu ngubu murabona narangije kugera mu nama. Hano muri kubona hari participant, ushobora kureba participant barimo. Izina ni iryanjye, irindi rikagaruka kubera ko nakoresheje konti imwe gusa. Ubwo iyo harimo abantu benshi baba biyanditse hano. Hanyuma rero ikintu ngiye kubereka kindi ni ukureba ukuntu tugiye kureba ukuntu wenda, dore wenda nko mu nama, reka tuvuge ko bari kutwereka ama timetable y'ibintu wenda bizakorwa. Ushobora kubifungura kugira ngo murabona ko hajemo ngo mfashe igihe seti started sharing the meeting. Murabona wenda iriya shusho irimo, ubwo wenda ni ibintu bari kwerekana nko mu nama runaka cyangwa se mu materaniro. Ubwo biramutse ari n'indirimbo wabibona, kuko wenda hano niba yari indirimbo, murabona ko uriya muntu atangiye kuvuga. Katurikira aho ngaho. Bimwe mu bintu ukora rero, iyo ushaka kuvuga ngo wumvikane, ufungura mikoro yawe ukanze kuri kano kantu kari hano. Sorry. Reka nze tugakandeho. Ubu nafunguye mikoro, nshobora kuvuga. Hanyuma rero iyo ushaka gufungura video ngo wenda uvuge bakureba, ukanda kuri aka kantu ka video. Okay, ubwo ni ukuvuga ko mu nama cyangwa ahandi hantu video yawe iba ifungutse. Ushaka kugira ibintu nawe werekana, ukanda kuri share screen. Ikindi, iyi Zoom igira icyo bita chat, cyangwa se ahantu mushobora kuvuganira muri mu nama. Ukanda kuri iri buto rya mo, wamara kurikandaho ukaza kuri chat, warangiza ukandikamo ibintu ushaka. Ukandika ngo wenda tuno tu emoji umaze kumenyera, ukabura twohereje. Hano hari na option, iyo ushaka kugira ngo wenda kajye ku muntu umwe, ushobora gukanda kuri aka kantu kareba hasi kuri everyone, ugahitamo umuntu. Hano nababwiye ko dufite abaparticipant babiri. Urugero, niba dushaka ngo mfashe igihe seta bari ubibona wenyine, umukandaho gutya, then ukamwoherereza uti wenda bite. Ubwo niwe ubibonye mu nama, abandi batabibonye. Murabona ko hasi hazaho ngo direct message, ibigiye ku muntu umwe. Hanyuma rero ama option menshi Zoom irayagira bitewe na konti wafunguye, kuko hari ibindi bintu ugenda wongeramo. Muri iyi video rero ntabatindiye, nashatse ko tubanza kureba ku tuntu dukeya Zoom ikoreshwa. Akandi kantu nababwira mwese mubona hano kuri taburo, ni aka kantu kameze nk'ikaramu bakita annotation.
hariho nk'ibintu ushaka kwandika, ushobora gukoresha ikaramu ukandika, ushobora gukoresha aya mabara ukayasiga n'ibindi byinshi. Ndabakunda, ciao ciao, reka tuzongere tubonane mu yindi video tureba n'izindi application, kandi mbibutsa ko niba ugize ikibazo muri ino video ntoya turangije gukora, wacyandika muri komenti. Niba ushaka ko hari indi application twazabasobanurira, nabyo wabyandika muri komenti. Ntimwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo izi video zijye zihita zibageraho. Murabona ko turi munsi y'iterambere ikeneye kugira ngo dukoreshe ikoranabuhanga. Hanyuma ya tip nayo nababwiye, muri description ndaza gushyiramo description ebyiri. Iya mbere niyo kudownloadingaho zoom, imwe nabanje kubereka. Iya kabiri niyo nayo ushobora gukuraho zoom ariko unyuze kuri 9 apps. Impamvu ni iyihe? Nuko amatelefone amwe n'amwe atajya yemera kudownloadinga iyi zoom, cyangwa yamara kuba downloaded wajya kuyinstalla bakakubwira ngo app not installed. Ibyo ni ibintu birebire biterwa na package ya phone yo bita installer package, ibintu birimo ibyo ntabwo twabijyamo cyane, gusa ubwo buryo bwabafasha. Ciao ciao, mugire umugoroba mwiza.